ntabwo gusohoka wowe nanakurarira nunyica uzabibaza nta kibazo sha tuzabireba ese cyo kugira cyo tuzabireba akasha ayo narayariye nana yaneye wowe muravuga kwereke umuntu midene stress na nabyo somera hanga siweze nyakwiga nabarawe nta kintu nakwima ine mwana niza nka vena aho ngaho ngiye kwigura akavuga mwana nzarya kanyameje mwana kuri none ubiwe nje ni yonyine pe cyari umuntu wanjye maze nukane cya kigore nta kibazo reka nyirukane mwana nyirukane Yesu akabara guterekamo akahita afata ubugabo bw'igihore akahita butera handi bwawe bundi bwawe so urateka mwana ubuzujya utunga ubugabo bw'igihore mwana uratunga ubugabo bw'igihore kuko uratunga n'umutima wa cyanya mabondo Yesu ariko batugenda kuba ibyanjye mani papa wari ibyanjye utabizi uri seriye ndi seriye kuko nafata ariko we noheri ariko natwe abana dukunda zirimo komedi. Ese guys, urashaka guhaha, urashaka kugura, urashaka gukinira buri kintu cyose, urashaka gukoresha ibyuma byawe, urashaka gukoresha amagare yawe, wigura ibyuma by'amagare, inkweto, abana bawe bambare bajye kwishuri, bajye kwiga amakaye, ibyo kurya ngwe n'ahandi hantu wahahira. Ni kwa Suderi mu banguka rwose abantu mwese muze kwihahira mwabantu. Umanutse hano ku muhanda uvuye mushugi Mamba, kuri konoshi ya mbere habita kwa veterineri. Ku muryango wa mbere ureba ruguru, niho hantu hambere wahahira ibintu byiza kandi byizewe ku giciro cye cyane. Nta gahenda arahenda mwabantu. Nomero ni iyi ngiyi mu muhamagare mu mukeneye. Ciao ciao. Ega noheri ibintu inkoreye we cyane danje yewe we so kuramutse bivugana n'abayi byihorere rwose uzabaye bura rero ntabwo umuzi kundura abagabo dufite ibibazo buri ibibazo bihe bura rero we bura kuri noheri wabonye urya akanyama keza ntabwo uzi ngo kaye kavuye wese wamenye iki amafaranga yinukagaha yibaresha amafaranga asaze yaravuye wa mugore we cyane no gutikiza ndamukuza muri mukigaramira hariya nuko nyine abagabo niko tuba tubizi nazo wazaniye hanga yambwirirwa se cyangwa burara aha wa mugore kamubwiza ukuri ahubwo reka ndeka kuvuga meshe kanigendere ndabibaza gutuma mvuga n'ibindi bitakureba aha ura mugabo si bibaza asigaye avuga afite none nkambura atakivuga Yesu none yari yamukoreye iki umukire cyitore umukuriza amafaranga yanjye noheri ciyemo na pona ciyemo kimbesha ngo kiraya amashanda cica kosa uko numva komanga wenda kucuruza akose mada wiwa wari he naho hari yagiye he uramushakira iki we ntacyo tuvugana ahubwo ngiye ndashaka uwiwa ndashaka umugabo wawe ngiye ndamukeneye yakugize iki umukire ngiye yitore muguriza amafaranga noheri ciyemo pona ciyemo abesha ngarayamba mbonye atambika hirya rero akongera kambwira mata njyaho mufatira hose ye turaserera yanyikiye imibare nyicira gahunda buretse reka njye kumuhiga ariko se bitamuko utaragenda kumvikana kandi we kumuntu reka mvuye iwawe ese wanje uvuye wasanga unavuye muri gushwanye n'umugore sha cyeshwa n'umugore ubwo z'umundi wowe urakikira none wanyizwe uranyizwe n'icyo sowo ese kise ukagira imana ngo abagabo tuyakabo bashaka kumvikana sibyo ibiki se kandi nanje kureba akadufaranga nawe urabizi ko natukugurije nukeneye reba noheri cimo bona nci na nubu kugeza na nubu wowe urumva ntacyo ese kandi wowe amafaranga yonari ese ibyo byo franka yo kubanya utari nkora ibyo ntabwo twabivuganye nase base wayamaye nasinze kwino no kuri bwana ko nasinze amafaranga yamaye uwo ushatse kwirengagiza rero iki se ararenda umanda kuzi we tudasera kandi wa munyarwanda utazakufata kandi ntacyo nagiye cyangwa twumvikana ibyanyu narwaye mbikeneye waje unakambira umbwira maze ngo bazubona aho muri bigori we niba barana yamaye wayamaye gute nani nyandiko ngifitanye nawe we ko nakwizeye nk'inshuti muri iki gihe umuntu ukizera umuntu nta muntu ukizera umuntu cyangwa twumvikana ibyo ngibyo wibizana by'inyandiko ko twabyumvikana shareka mubwiza ukuri ngiye niba ari abagabo uzigiye bazi babonyemo amafaranga undarike ngenda kwishyura bwiza ukuri oya tuve muri brage mbwiza ukuri koko se Nese brage zahe kuva ryanjye neza Nise ko turi inshuti ibyo bintu wabinkwa nje nakwizeye nk'inshuti yanjye Nese ni nkuguriza wewe uni muzebu nje nta hantu muzi pe Cyangwa nje nta hantu nzi muzeza ko kuntu ugenda gucyo kuza kundeba ngo amafaranga kandi nayo wama Cyangwa nje urabinkoze Cyangwa twumvikana akasha ijyaje buretse ari ahantu twazahurira gake byonyine Ugenda umugore wagufungire mu nzu ntuzongere wenda gusohoka wowe nanakurarira nunyica uzabibaza nta kibazo sha tuzabireba ese bigira cyazo tuzabireba akasha ayo narayariye nana yaneye wowe muravuga
hasi cyaka nkaho uri kujyayo koko mani uko wirangagiza abantu ese niwe muraho neza muraho neza nose kuma nufite agakayi uri kujyayo aka kakayise uvuga ngo igitabo ntago ari agakayisha ni igitabo noneho mwana reka nkubwire nabica mu kwasi umboneye mwana cyangwa mwana ukambaza iriyama ese kuri muramwita umugore afata umuntu w'umugabo gute yatunze umugore ukamwita oya njye nukamumbaza rwose njye uriya turana ubu twanashwanye mwashwanye se cyagenze bite se kandi tamani byihorere wowe umuntu yitore wumvise namuhaye amafaranga yanjye wumvise kugeza na n'ubu nta n'ikintu arambwe ubwo wowe urumva uwo muntu mwavugana yarakwambiye yababa we ahubwo wimumbwira burya ka kagabo iriya nzobe yako igaragara nk'ubwambuzi koko karakwambuye burya mwihore ariko reka nkubwire yarabizi njye narafata n'ipiki nanamuhiye wenda kuzi wowe uri umwicanyi wowe ikigome ndakuzi mwihorere nuko nonese wowe uramushakira shanje andi mideni rwose camuvande nkugira inama waza tukikata tukigenda ko ngenda mumenyereye ariko se ninda nkandi amafaranga nyiramuhabwo nayo kari nwererano n'amahaye cyangwa se fatanyije iki nawe dore iki gitabo ubona uri kubyumva reba amadeni andi modo wayabonye we ni nabyishe wayabonye we ni nabyishe ubundi ikintu muri leta baravuga ngo ese inyandiko mwagiranye irihe njye uzi uko nambwiye dore n'abagabo basinye oya njye uzi uko nambwiye n'abagabo basinye uzi njye uko nambwiye aya mategeko hano uragomba kuntu bavuga njyewe bica mu kwaha ndahiye ko amafaranga cyakamaye umunsi nayabuze azaza atora umutima wanjye n'ibyiko n'imyijima ntabyo ubona se ibyo bintu bibaho hanyuma ikindi cya kabiri ngo noneho ngo mu gihe nabafite ngo n'ubugabo nashaka azabuca bujyana uri kubyumva umva mujye mushaka inyandiko dore iki gitabo nakijyana no ku murenge paka bayamucira bakayamba wewe waramubaze naramubaze ngo nanyandiko twagiranye uzi uko nanyigaranye abantu b'isi rero kongera kwizera umuntu mujye manza mugirane inyandiko chamba mwerekeje ariko se ubundi wamerekeje naribisha wowe nayanyima uraza kumva umutwe we nawe ukuzaniye baho turabona namwisho bize bite sha mukomere cyane bize neza nari amahoro Eka ni amahoro niyo byanze. Amahoro rwose. Ntago byabura kuma. Yawe amahoro nago yabura kuba kuko uri umugabo. Gende umugabo. Uri umugabo rwose. Nani umugabo ngende. Uri umugabo ry'amadeni y'abandi ukayishyura. Amadeni yakage. Nana amadeni amadeni njura. Urishyura rwose rwa gakoco nawe waramwishyuye. Rwa gakoco uriya. Yana mwishe cyane nani cyazo byana. Mwambuzi w'imbwa gusa. Rwa gakoco bana namwishyuye. Rwa gakoco nawe narimbwiye ngo mwambuzi w'imbwa. Rwa gakoco n'imbwa ry'amadeni niyishyura. Rwa gakoco uriya. Akagabo bajwigirije mu kanya gakanga kwishyura. Ni rwa gakoco nawe. Gakoco namuguje 10 mwana. Yarabinye neza ukuburu narakarabye. Warakarabye. Yarayanye neza ubu. Nukuri pe. Abo shisha upfana iki nibinyoma sha. Upfana iki nibinyoma. Ahubwo se wowe uri kugendwa n'iki ko muna uzi. Reka nkubwire. Amakuru numvise ngo rwa gakoco waguha amafaranga nubwo nanye ndiko mwari mufite ngo wamwambuye. Mbere na mbere y'ibindi byose tuvugana ubanza ushyira nyoko hano aha ngaho. Nuko none se mama ko yapfuye mama yende kuba yarapfuye ntago bindebe cyangwa niko muri amafaranga yanjye utayabona nkagusohozamo umwoyo ukawuta hano hasi. Umwoyo se uri umutinganyize ngutute hasi. Reka ndawuhuramo nkuburishijemo intoki cyangwa ishyiremo urutsongo uguce mu mazuru. Abisongo neza uri umwicaye none. Nje sindi umwicaye ariko ejo amafaranga yanjye na ingo tunatagita hasi. Nese wewe nkuri mideni? Iki? Wewe nkuri mideni? Kanze niba na deni undimo. Reka nze mbikwereke. Nkuri mideni sineze na nabyo. Somera hanga. Siwize nyakwiga nabarawe. Mbase mwana. Mbanyine mwana. Meze bite cha? Komera cyane. Meze bite? Mbanyine mwana. Ndakumva nyine. Narinje nyine kukureba mwana. Umvire mu Rwanda kwiga ndakubura mbwa nguciye hano n'igitabo genda. Hanyuma se wamigagari deni nari murimo. Wamigagari deni murimo. Nje nagushakaga mwana. Washakaga se? Ko washatse umugore nje washaka kugira ngo bigende bite. Aho mwana ugicazo nago ndipede nago nya niko. Oya nubwo wamwipede je ko yoza nyugo bupede. Nahita nguca umutwe. Ako ya mitwe yawe ndi buruza umuntu yaciye undi mutwe ibintu bamukoreye. Nacyo reka tureka kuvuga umutwe. Naguca umutsi. Reka tubagira. Oya naguca umutsi nawe. Reka tubagira twabonye. Oya umutwe reka mwihore. Umunyururu. Navuga ko washatse kupeda hanyuma umutsi nkahita nguka. Undi se mapede katemeye kandi sinanabikora. Ibyo ntabwo bineme rwose ibyo ni n'umwanda. Isura yanjye ntabwo ari gupeda. Ubwo rusura rwese urwo gupeda. Ko mbafite ibigore byiza. Nico shaka ifumbire. Niyo ngiye harahirya ngi cyana shaka. Ngaho gira ubuvure rero mbwira iryo tiku waruzaniye ngende. Ariko wishaka kuvuga menshi ndabizugira umunwa. Niba gira umunwa kukurusha. Sha namenya ko n'ikintu ngushakiraga najyana kuguriza ibiceri. Nguriza ibiceri nk'umuntu wanje urumva ne mwana. Ino misi y'imikuru nibabize ejo ni kuri Noheli. Koko wanamungane nibyo. Nene
washakaga ngahasi sha Abizuri ni gahe ndabizi nta kintu nakwima Nine mwana niza nka vena aho ngaho ngiye kwigura akavuga mwana nzarya kanyameje mwana kuri none veni veni yonyine pe sha uri umuntu wanje aruzuye se ka aruzuye we baraneza ndabizi ntabwo nakwirirwa mbara ko wenda bizi nakujya inyambo oya ndabizi yuko utambura sinzaserere nawe ntaje guseranya nawe usa amasezerano nyine urayazi amasezerano se we ntacyo we genda uyandike ngewe umvugishe kuri phone ibyo wandika byose nta kibazo yego ntari we turi kumwe sawa ntari we mwishyura osaba numva n'indege irashaya ndayarya kabisa Yesu amafaranga ninjye nari nyakurya umwoyo we twaranandikiranye karya umuziho ngo kurya ngamanyama sindi na nyoko sinjya guhahira jewe mwana ko nawe oya mwana iki mwana umva nyine man papa umva reka ngo sindi soko manyoko sindi so hejuru amafaranga nyine naguhaye nanakwica harya twavuganye ko nina yaguha bizagenda navuze yuko ubugabo bwawe nzabujyana mu ishashi ngukata igitsina cyawe pyoro nkakijyana igitsina cyanjye ibyo se birandeba pfa kuba warabisinyiye ubiboneye se harya umunsi warageze warageze nyine waragize umunsi warageze nge nutayama ndo ndagukuraho igitsina nyijyane ubu maze no gufata umujinya ariko se ubwo mana nibuze kuko ajya naraririye kuri Noheli warariye nyine ukarya amagara we ntabwo wibuka ko yariye baba we mana yisinze koko kuri ayo ufite se koko mwagira nayo ufite publicité nayo niba nayo ufite sezera ubugabo bwawe ndabujyana ariko umutima n'imyinjima ndabijyana ikintu kigusigire niso wageti nabwo singaro nazo ngusigira baba we umutima wawe je vuga ni umutima wanjye ubu ngubu wamaze kuba wanjye nasubuko umugore wanjye nzongera kumutima ibyo sikandeba njyewe ahubwo mbere y'ibindi ibi nibyo bikoshye ujya gutikura abantu reka mpamagara umugore mpamagara madamu wawe cyangwa mpite nkushoreza ku manyoko madamu wabicamo kwavayo vayo cyangwa njyewe mu cyo gitsina njye mpite nyijyana wowe mva mutongana mu bayi baba we mana we ubugabo bwanjye mukomere nisuka ari kwiza kuri mu bayi narire wongiriye icyo umugabo ngo wabajije nambwaye ko nigeze nyikoraho ubaye wambwawe njye ngukozeho wambwawe ngukozeho jewe ubugabo bwanjye sha Yesu iyi ni imbiro iramoka ubugabo bwawe nyine umva madamu kuri n'ibintu bimeze pe musobanurire cyagiye kuri Noheli urumva igihe turya akaboga ku bintu byagenze naragiye njya kuri muvandimwe anguriza amafaranga none mukunguriza amafaranga ndamubwiye uti nibiramuka birenze kuri bona narayaguha urumva uzaze ukatuma umugabo nese koko madamu tubigije umugabo niba gukata nzonjya kugutiguza iki koko iki nzonjya kugutiguza iki amafaranga yanjye atabonetse gutikura ubisezere njyewe ubwo bubya bwawe wabonafasheho ntabwo bukiri ubwawe ndahita mbujyana none wowe basi butuje nyine n'uwo mutima wawe ndaguturitsa hano mu gituza ngukuremo gutyo ndawutwara mu rupapuro ndagutwara mu rupapuro ntabwo ari menshi ni 20 makumyabiri si ubwo twabiriye umunsi umwe turaratuye ntuzi ko sinanaguye agacupa uwo munsi nzi ko kanyweye wenyine njye waranguriye ariko se kabagora mwe mukwiye ubiyuza ko arubwo mukwiye kunywa ubiyuza ko waramusomeje ababigirije mu maguru make akwishyurira 10 nawe 10 ukarishaka ndi kuraho ariko kuvuga ngo ndi kure mbone madamu yahiye ibyo ntabwo bindeba wende kanivugishije umugore wanjye yivugishije umugore wende yahiye ndeye ko ubwo bwanjye areka kubucape nibwo mumbabaje bwonyine umutima wano mbabaje uvugisha ubaye mabya yanjye nigendere basi reka duteze ino nzu tureko twamwishyura ngo duteze iki ino nzu nyine tube mu iki ese tuzajya no gucumbika ariko ubwo bwanjye mbufite ku bihumbi 20 ngaho genda ubihiga n'uburi bubikure ntabwo mbizi nkanjye amafaranga ntabwo ibyo kwihiga mbere mo njye amafaranga ndashaka kandi isaha twahanye se yibicamo kwa nubwo yarenze yanarenzeho ubwo yanarenzeho yareje ahubwo navuze ati ubu ushobora gusanga umuvandimwe nayafite uyu munsi wasanga arimo arayahiga none madage nuzana icyuma nkwereke njye ibintu nigure none se barakuzada ndamukata mutwara mu rupapuro nawe kuko urumva nibaramuka baciye umugabo ninde uzongera kuguhahira ku kaboga ariko se wa mugore ngereka nkwigishe nubwo ugaramitse impande yawe ariko nyumvira ariko ushoza ko abagore b'iki gihe nta muhe bagira ariko nyumvira cyaka umugore oya ndabyumva ariko amafaranga ndakeneye cyaka karame nese uyu mugore koko ibyo ntabwo bindeba ndashaka ubwo bugabo bwawe n'uwo mutima n'umwijima mbijyana ariko madamu ubugabo bwanjye buragiye koko ariko rata ureka ujyana cyangwa bubire umva rata nkubwira wamushakiye amafaranga ukamwishyurira ariko ubugabo bwe simbujyana ndamushakira yenda yakuraho imyenda yafite
ubusuko kuko nimujyana ntakazongera kwinyorogotora. Ukuntu ubugabo bwanjye bwari bwiza sha. Bwari bwiza kandi uyu mugabo azi no kwinyeganyeza akajya kwikoma Ariko mutatu kwikomada wavuye amafaranga. ndetse nayakura ni kwanza nibashaka banakujyana umuntu izo nyamuri kubana ngo nzabura n'abandi Mucamugwa ngo namuruza haguruka ujya kunyishyura ukahita Batwaye. Ariko nzego ku mugabo koko ibara we. haguruka cyangwa mugabo n'ubwanjye usanze urugo rwanjye. Ubugabo bwanjye we. ndakumva nyine Basi mbere yuko njyana. Reka manze nirukane cya kigore. nta kibazo Reka nyirukane mwana. wanyirukane. Bigarutse bigenze gute? Shamani se. Nese waguze ikintu kibaye? Mwana yanacinza ahubwo. Akakageza kigeze muri Ahita acinga pe uze abo nakundo ko nyine byo ureva ujye kuma ibyanjye. None se uko yakomeje Yakomeje nyine ubaka kanya n'umuganga namuteguye ahita kubaga ibyo ngibyo hanyuma akagutera umutima w'igikeri akaba ari guterekamo agahita afata ubugabo bw'igihore akahita butera ahandi bwawe bundi bwawe. Urateka mwana umuzungu utunga ubugabo bw'igihori mwana. Uratunga ubugabo bw'igihori kuko uratunga n'umutima wa cyanya mabondo igikeri. Ariko batugende kuma ibyanjye mani papa wari ibyanjye sitabizi. uri seriye. Ndi seriye kuko nafata Ariko imwanzuro. we Noheli ariko Irarikoze.